wenda ntabwo ujya ubitekerezaho kenshi, ariko ibintu byose bifite agaciro kuri wowe bifitanye isano n'umutwe wawe. Ibyo urimo ureba kano kanya, ibyo urimo utekereza, yewe n'ijwi ryanjye urimo kumva, uraryumva ukamenya ko ari iry'umuntu kubera ko ufite ubwonko. Nicyo gice cy'umubiri wawe kikugira uwo uriwe. Ubwonko bwawe ni igitangaza gikomeye kubera ko nicyo gice cy'umubiri gitegeka umubiri wawe wose. Nibwo bwereka umubiri wawe ibyo ugomba gukora. Nk'urugero, nibwo bubwira umutima wawe ngo utere, nibwo bubwira ibihaha byawe ngo byakire binasohora umwuka, ari byo byitwa guhumeka. Iyo ubwonko bwawe buhagaritse gukora, ari byo byitwa kujya muri coma dépassé, guhumeka nabyo birahagarara. Umutima wawe ugahagarika gutera keretse igihe bagushyizeho imashini zigufasha guhumeka no gufasha umutima wawe gutera. Ubwonko bw'umuntu niyo ngingo ikorwaho ubushakashatsi bwinshi mu birebana n'ubuzima bwacu. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Wigeze wumva abantu bavuga ko tudakoresha ubwonko bwacu bwose uko bwakabaye? Wigeze wumva abantu bavuga ko dukoresha 10% by'ubwonko bwacu? Hari filime nyinshi twarebye zivuga ko umuntu aramutse akoresheje ubwonko bwe 100%, ngo yajya areba mu mutwe w'abandi bantu, akareba mu bwonko bwabo akamenya ibyo batekereza. Ngo yajya areba ikintu kikanyeganyega cyangwa se kikagenda. Ngo yajya yumva ibivugirwa kuri za telefone z'abantu bategeranye. Ngo yajya yumvisha amatwi umuvuduko w'amaraso y'abantu mu mibiri yabo. Ibi bintu ukuri kwabyo ni ukuhe? Abaganga bavura indwara z'ubwonko bakunda kuvuga imikorere yabwo. Abakina filime nabo nuko. Imikorere y'ubwonko ni ingingo yakinweho filime zitagira ingano. Natwe reka tubivugeho. Byagenda bite turamutse dukoresheje ubushobozi bw'ubwonko bwacu bwose uko bwakabaye? Ubundi dukoresha irihejanisha ry'ubwonko bwacu. Ubundi kubera iki ari ikibazo abantu bibazaho kenshi. Ubundi ubwonko bwacu buteye bute? Bubigenza bute ngo budukoreshe ibyo dukora byose muri ubu buzima? Mwisanzure ryose uko ryakabaye, ni ukuvuga ku isi no ku yindi mibumbe yose ibaho tuzi, nta kintu kigoye kugisobanukirwa kandi gifite ubushobozi bwo gukora ibintu bikomeye nk'ubwonko bw'umuntu. Ntabwo ubwonko bw'abantu bose bungana mu bunini, ariko babara impuzandengo bakavuga ko abantu bakuru benshi bafite ubwonko bupima ikiro kimwe n'amagarama 300. Ubwonko bw'umuntu burakura kuva avutse, bugahagarika gukura ku myaka 25 y'amavuko. Bukura buturuka ku gice cy'inyuma ahagana mu irugu buza imbere mu gahanga. Igice cy'ubwonko kiri imbere ahagana mu gahanga cyitwa cortex préfrontal. Nicyo gice cy'ubwonko bw'umuntu gishinzwe ibirebana no gufata ibyemezo. Niba gukura k'ubwonko bw'umuntu birangira ku myaka 25, bikarangira ari uko icyo gice cy'ubwonko gishinzwe gufata ibyemezo cyamaze gukura, ibi bishobora gusobanura impamvu hariho imyaka y'ubukure, ari nayo bavuga ko umuntu aba ashobora kwifatira ibyemezo. Hagomba kuba ariho haherwa hashyirwaho imyaka runaka abantu bemererwa gukoraho ibintu runaka nko gushyingirwa, kunywa inzoga, gutangira gukora. Abashyiraho imyaka bagomba kuba bagendera ku myanzuro y'abahanga mu by'ubwonko bemeza ko ubwonko bw'umuntu buba bwamaze gukora ku myaka 25 y'amavuko. Amakuru, ububiko bwayo ndetse n'ikoranabuhanga riri mu bwonko bwacu, baramutse bagufunguye umutwe ntabwo babibona. Akazi kose gakorwa n'ubwonko bw'umuntu ukabonera inyuma kuri uwo muntu. Nawe nyir'ubwite ntabwo uzi uko mu mutwe wawe hasa, nta nubwo uzi ikirimo. Ikirimo ndetse n'ibiberamo bigaragazwa n'ibyo ukora cyangwa se bikagaragazwa n'ibyumviro by'umubiri wawe, nko kumva ikigukozeho, guhumurirwa, kuryoherwa, kumva ububabare bw'igikomere, kumva imbeho n'ubushyuhe n'ibindi. Babivuga mu buganga, ku ishuri, kuri televiziyo no mu biganiro abantu bagirana hagati yabo. Ijanisha ry'ubushobozi ubwonko bwacu bukoresha. Ese dukoresha ubwonko bwacu uko bwakabaye? Wigeze wumva abantu bavuga ko dukoresha 10% by'ubwonko bwacu gusa? Umva igisubizo cya Yves Aguide, umwarimu wigisha iby'ubumenyi bw'ubwonko muri kaminuza ya Sorbonne mu Bufaransa. Ibyo ntabwo ari byo habe na gato. Buri gihe iyo dukoresheje ubwonko bwacu dukoresha ibice byabwo byose.
aya makuru yaturutse kuba mu myaka ya kera baravugaga ko utunyangingo two mu mutwe tugizwe n'10% by'utunyangingo tw'ubwonko, hanyuma 90% dusigaye tukaba utunyangingo twitwa cellules gliales. Glial biva ku ijambo glue cyangwa col. Utwo tunyangingo twa glial tuba dufatanye n'utw'ubwonko ku buryo wagira ngo bifatanyishijwe na col. Aha niho abantu bakuye ko dukoresha 10% by'ubwonko bwacu. Ubwonko bw'umuntu buhora mu kazi buri gihe, ubutaruhuka. Ubwonko butwara ingufu nyinshi cyane kubera ko 20% by'ingufu umubiri wacu ukora zose zigira mu bwonko. Ibi bivuze ko ubwonko bwonyine bukoresha ingufu zikubye inshuro 10 izikoreshwa n'ibindi bice byose by'umubiri w'umuntu. Muri make, mu buryo butaruhuka, haba ku manywa haba mu ijoro, ubwonko bwawe buba burimo gukora. Nk'urugero, iyo uzamuye urutoki, icyo gikorwa cyo kuzamura urutoki gishoboka ari uko hari zone cyangwa se agace k'ubwonko gashinzwe ibyo bintu kabikoze. Ako gace kabishinzwe iyo kagize ikibazo ntabwo ushobora kuzamura urutoki. Abantu barwara paralysie nuko biba byabagendekeye. Buri gikorwa dukora na buri gice cy'umubiri wacu gifite agace k'ubwonko kagishinzwe. Ako gace kagize ikibazo, icyo gikorwa ntabwo ushobora kugikora. Mu magambo make, igihe kinini ubwonko bwacu uko bwakabaye ni ukuvuga ibice byose bibugize biba biri mu kazi. Gusa ibyo bice byose ntabwo biba bikora 100% igihe kimwe. Ntabwo bikoresha ubushobozi bwabyo 100% icyarimwe. Kimwe gishobora kuba kirimo gukora ku ijanisha ryo hasi ry'ubushobozi bwacyo, ikindi gikora ku ijanisha ryo hejuru. Ariko igihe kinini byose biba biri mu kazi. Gusa ijanisha bikoraho ntabwo ringana kuri buri muntu. Niyo dusinziriye, ubwonko bwacu buba burimo gukora kubera ko turanarota. Kurota byo biri no mu bikorwa bisaba ubwonko bw'umuntu gukora cyane. Reka tuvuge ku bice bimwe na bimwe by'ubwonko bwacu ndetse n'akazi bikora. Bufite ibice bitatu by'ingenzi. Hari icyitwa telencephale, icyitwa cervelle ndetse n'icyitwa tronc cérébral. Usibye ibikorwa bifatika kandi bigaragara nko kugenda, kwiruka cyangwa se guhumbya, ubwonko bwacu bunagenzura kandi bukagenga ibindi bikorwa byose dukora tutanabitekerejeho, nko gutera k'umutima kugira ngo amaraso ashobore kuzenguruka umubiri. Ibihaha mu kudufasha guhumeka nabyo ni ubwonko bubitegeka gukora. Ubwonko ni nabwo butegeka urwungano ngogozi burusaba gukurura intungamubiri ngo zive mu byo twariye zikwirakwire mu bice bitandukanye by'umubiri. Ni nabwo budufasha gutekereza, kugira amarangamutima ndetse no kwibuka. Nibwo bubika ibintu byose byatubayeho, bityo mu gihe kizaza tukazashobora kubyibuka dukoresheje ibyumviro byacu bitanu: amaso, amazuru, amatwi, uruhu, ururimi. Uyu munsi ushobora kumva impumuro y'urukarango rw'amamesa ugahita wibuka ibiryo mwaryaga kera. Kubona umuntu mwiganye kera mu mazi imyaka 20 mutabonana uhita wibuka uburyo mwabanaga. Kumva indirimbo wigeze kumva uhita wibuka ubwa mbere uyumva cyangwa se ubwa mbere ubona bayiririmba. Ni kimwe n'uburyohe bw'umutobe w'ibitoki bukwibutsa kera mu gifite urutoki. Ibyinshi mu bikorwa bikomeye by'umwihariko nk'ibirebana n'amarangamutima cyangwa se ibirebana n'amakuru twibutswa n'ibyumviro byacu, ni ibikorwa biba bibitse muri cya gice twavuze mu kanya cyitwa telencephale. Nicyo gice cy'ubwonko kiruta ibindi byose mu bunini kandi ni nacyo kibamo ibice bibiri by'ubwonko, icy'iburyo n'icy'ibumoso, hémisphère gauche na hémisphère droit. Iki gice cy'ubwonko ni nacyo gishinzwe ibirebana na kwa kwinyeganyeza dukora mu buryo bugoranye, nko koga mu mazi magari, guceza cyangwa se gukora andi masiporo. Bariya abantu ubona baceza ibintu utashobora kwigana baba bakoresha iki gice cyane. Cya gice cya kabiri cy'ingenzi twavuze cyitwa cervelle, cyo gishinzwe ibirebana no guhuza ibikorwa, nko kugenda utera intambwe imwe inyuma y'indi, guhina amavi ukamanuka ukicara, yewe no guhagarara. Iki gice ni nacyo gishinzwe iby'ururimi. Nicyo gituma dushobora kuvugisha abandi kandi tukumva ibyo batubwira. Tukivuga ku byo kuvuga, benshi twibaza impamvu abantu benshi bafata mu mutwe amagambo y'indirimbo ariko bikabagora kuvuga ururimi rw'amahanga.
benshi twagiye tumenya kuririmba indirimbo z'icyongereza tutaramenya kuvuga icyongereza. Bituruka ku bwoko bw'amakuru ubwonko bwawe bwakiriye akabutera amarangamutima menshi. Ni ukuvuga ko iyo indirimbo iba yaraguteye amarangamutima menshi bigatuma uyibika mu bwonko bwawe, ku rundi ruhande uba warize ururimi ukiri umwana ukarumenya bihagije, ariko iyo uhagaritse kurukoresha biratinda ukagira ngo wararwibagiwe. Ariko iyo bibaye ngombwa ko wongera kurukoresha, wenda usubiye nko mu gihugu baruvugamo, mu minsi mike urongera ukarwibuka. Yves Aguide, umwarimu wigisha iby'ubumenyi bw'ubwonko muri kaminuza ya Sorbonne mu Bufaransa. Kuba cervelle ari ishinzwe iby'ururimi, haba kuruvuga no kurwumva, kandi ikaba inashinzwe ibirebana no guhuza ibikorwa by'umubiri, bituma iki gice cy'ubwonko gikora cyane ku mwana muto urimo kwiga kuvuga ndetse no gutera intambwe. Iki gice cy'ubwonko kinashinzwe ibirebana na movement nshya cyangwa se uburyo bushya bwo kunyeganyeza umubiri wawe ariko bukeneye guhuza ibikorwa. Niba warigeze wiga kugenda akaguru kamwe, igihe wabyigaga iki gice cy'ubwonko nicyo cyabigufashijemo. Hanyuma cya gice cy'ingenzi cya gatatu twavuze cyitwa tronc cerebral, ni igice cy'ubwonko giherereye inyuma ahagana mu irugu, gisa n'igihura n'ijosi, gisa naho ariho ubwonko buturuka buzamuka, ari nayo mpamvu bacyita igihimba cy'ubwonko tronc cerebral. Iki gice cy'ubwonko tutagifite ntabwo twashobora kwinyeganyeza. Ni nacyo gice cy'ubwonko kigenzura ugutera k'umutima wacu ndetse kikagenga uguhumeka kwacu. Ni nacyo gice kikubwira ko unaniwe cyangwa se ko ari isaha yo gukanguka, haba mu gitondo cyangwa se ikindi gihe cyose wari wasinziriye. Tugaruke ku bushobozi bw'ubwonko bwacu mu gukora ibyo dukora byose. Mwibuke, hafi buri gihe ibice byose by'ubwonko bwacu biba birimo gukora, gusa ntabwo byose biba bikoresha ubushobozi bwabyo 100%. Gusinzira ni urugero rwiza kuri iyi ngingo. Iyo usinziriye ukoresha tronc cerebral, ari ituma usinzira kandi ugakomeza gusinzira. Niyo ikintu kigukanguye hagati mu ijoro, ntabwo umenya igihe wongereye gusinzira. Ibyo bintu tuvuga ngo agatotsi kakwibye. Usibye ko hari n'ubwo usinzira ugashyirwayo ku buryo no hanze hashobora kuvuga induru cyangwa urusaku ntubyumve. Mu gitondo bakakubwira ko hanze haraye urusaku ariko ukaba utigeze ubyumva. Uku niko batwiba. Tronc cerebral niba yakoze ibi. Iki gice kinini cya telencephale nicyo kigufasha kurota. Cervelle yo ntabwo ikoresha cyane kubera ko iyo dusinziriye ntabwo kenshi tuvuga cyangwa se ngo duhaguruke tugende, nubwo hari ababikora. Hanyuma rero byagenda bite turamutse dukoresheje ibice byose by'ubwonko bwacu icyarimwe kandi buri gihe? Muribuka bya bindi bavuga ko turamutse dukoresheje ubwonko bwacu bwose twajya tureba mu bitekerezo by'abandi, ko twajya twumva amajwi avugira kure cyane n'ibindi bitangaza. Dore noneho ibyo abazi cyane imikorere y'ubwonko bwacu bavuga. Uramutse ukoresheje ubwonko bwawe bwose uko bwakabaye 100%, wananirwa bitarabaho. Gukoresha ubwonko bwawe bwose icyarimwe byasaba ko bwuhirwa amaraso menshi cyane. Umubiri wawe wahita ujya mu bihe by'akaga gakomeye kubera ko wabura umwuka uhagije wa oxygene. Ingano y'amaraso dufite mu mubiri ntabwo ihagije ku kuba yagemurira amaraso ubwonko burimo gukoresha ubushobozi bwabwo 100% uko bwakabaye. Hari ibice by'umubiri wawe byahagarika gukora hagendewe ku ihame ryo guhitamo ibifite akamaro kuruta ibindi. Nibyo umubiri w'umuntu nuko ukora. Mu bihe by'amage uhitamo ibice bifite umumaro kurusha ibindi, akaba ari byo witaho. Ibyo umubiri ubwawo utekereza ko bidafite akamaro urabyihorera. Nk'urugero, abantu b'igitsina gabo bazi uburyo iyo hakonje cyane imyanya myibarukiro yabo igabanuka cyane mu bunini, ikaba mito cyane ku buryo bugaragara. Mu bihe by'ubukonje bukabije, ubugabo bugabanukaho 50% mu burebure no hagati ya 30 na 20% mu bugari. Ibi bikorwa n'umubiri wawe mu rwego rwo kurwana n'ubukonje. Iyo umubiri w'umuntu ubonye ko hanze hakonje cyane, ufata icyemezo cyo kurinda ibice byawo utekereza ko bifite akamaro kanini. Umubiri utekereza ko ibice by'umubiri by'imbere muri wo ari byo bifite akamaro, hanyuma ibice by'inyuma bikagira agaciro gake. Iyo hakonje rero, umubiri uhita ugabanya ingano mu bunini y'imitsi igemurira amaraso ibice by'umubiri by'inyuma birimo n'ubugabo, imyanya myibarukiro.
y'ibi bice byakiriye ingano y'amaraso ntoya ugereranije n'ayo bisanzwe byakira, ubunini bwabyo buhita bugabanuka. Babyita vasoconstriction périphérique. Iyi tekinike rero ni nayo yakoreshwa n'ubwonko bwawe buramutse bukoze bwose uko bwakabaye icyarimwe. Bwakenera amaraso menshi na oxygene nyinshi ku buryo bwafata icyemezo cyo guhagarika gukoresha bimwe mu bice by'umubiri butekereza ko bitari ngombwa cyane mu buzima. Ikindi ni uko ubwonko buramutse bukoresheje ubushobozi bwabwo 100%, bwaba bufite ingufu nyinshi ku buryo bwakenera ingufu zose umubiri w'umuntu ukora. Mwibuke bukoresha 20% by'ingufu zose umubiri ukora. Wajya uhorana inzara idashira. Ikibazo ni uko uramutse ugize inzara ihoraho ukarya buri kanya, igifu cyawe cyakuzura kandi ntawe cyakura ubushobozi bwo kugogora ibyo biryo byose waburya. Ubwonko buramutse bukoresha ubushobozi bwabwo bwose, byaba bisobanuye ko utunyangingo twabwo twose uko twakabaye natwo twajya duhora mu kazi. Ibyumviro byacu byarengwa n'akazi kubera ko byaba bitegetswe gusesengura amakuru atagira ingano twaba twakira. Ubundi ubwonko bwacu ntabwo bukora imirimo myinshi icyarimwe. Ubaye urimo kuvugira kuri telefone ariko icyarimwe urimo no kwandika ibindi bintu bitandukanye n'ibyo urimo kuvugira kuri telefone, ntabwo bigushobokera. Impamvu ni uko buri gace k'ubwonko gashinzwe igikorwa runaka kagikora mu gihe cyacyo. Ubwonko buramutse bukoresha ubushobozi bwabwo bwose 100%, wajya utwara imodoka icyarimwe urimo no kwandika message kandi ntihagire ikibangamira ikindi. Ibi byakunaniza bitagira ingano. Ibi bintu ntabwo byashoboka. Uko tumeze uku nibyo byiza kandi nibyo bikwiye. Ibice bigize ubwonko bwacu bigenda bisimburana mu kazi. Buri cyose kiba kiri mu kazi ariko bikagenda bihana umwanya. Turamutse dukoresheje ubwonko bwacu 100%, ubu bwonko bwaba bufite ingufu ku buryo umubiri wacu utashobora kubutunga. Ibi bivuze ko bidashoboka rero. Nta n'impamvu yo kubyifuza. Wihangana niba biguciye intege. Ubwonko bw'umuntu nibwo buha isura ibintu byose tubona. Iyo tubonye umuntu urimo kugenda, nibwo butubwira ko ngo ari umuntu urimo kugenda. Niba ubwonko ari bwo bukora aya mashusho, birumvikana cyane ko mu nzozi tubona amashusho y'abantu, ay'ibiti, imodoka n'ibindi bintu dusanzwe tuzi. Ntabwo bibaho kurota ikintu utazi icyo ari cyo cyangwa se ikintu utigeze ubona. Niyo warota intare kandi utarigeze uyibona ari nzima, ariko urabizi kwibaho ndetse wanabonye amashusho yayo. None abantu batabona, bavutse batabona, ni ukuvuga batigeze babona ikintu na kimwe mu buzima bwabo. Barota iki? Inzozi zabo ziba zigizwe n'iki? Mwumva igisubizo cy'umwe muri bo, yitwa Vincent Michel, n'Umufaransa. Ndota nk'uko mbaho. Ni ukuvuga ko ndota inzozi zitarimo amashusho. Rimwe na rimwe ndota mbona urumuri ruke nk'urwo n'ubundi mbona mu buzima bwanjye, ariko rutuma menya ko ari ku manywa cyangwa nijoro. Inzozi zanjye ziba zigizwe n'amajwi nsanzwe numva mu mibereho yanjye cyangwa impumuro nsanzwe numva. Ibi bitangaza abantu benshi kuko ubusanzwe ni gake cyane umuntu yumva impumuro cyangwa uburyohe mu nzozi. Wowe wari warota wumva uburyohe ndetse n'impumuro? Abatabona bagize ubwo bumuga nyuma, ariko mbere barahoze bareba, bo mu nzozi zabo bashobora kubona amashusho kubera ko isura y'umuntu barayizi, bazi uko ateye ndetse n'uko asa. Ubwonko buba bwaramaze kubika amashusho n'imiterere y'ibintu bigeze kubona. Kuva kera batubwiye ko bimwe mu bigize umuntu bitagaragara nka roho cyangwa se kamere ari byo bigira umuntu uwo ari we. Umuntu wese uramutse umubajije yakubwira imiterere cyangwa se kamere y'umuntu baziranye. Gusa wumvise ibyo abashakashatsi ku mikorere y'ubwonko bavuga, uhita wumva ko abo turi bo bagenwa n'icyo gice cy'umubiri wacu gipima ikiro kimwe n'amagarama 300. Ubwonko. Reka duhere bigitangira. Iyo umuntu akivuka ntabwo aba azi gukora ibintu byinshi, habe no kugenda cyangwa se kuvuga. Iki gihe cyo gutangira aho umuntu nta kintu yikorera, byose abikorerwa, kimara igihe kinini ku bantu kurusha ibindi binyabuzima byose bibaho. Uzabirebe neza, usibye twebwe, izindi nyamaswa inyinshi zivuka zizi gukora ibintu nk'iby'abakuru bazo cyangwa se ababyeyi bazo.
imparage itangira kwiruka nyuma y'iminota 45 ivutse. Twiga imenya guhagarara hashize amasaha make cyane ivutse. Dofa cyangwa se ubundi bwoko bw'amafi ava mu nda ya nyina ako kanya atangira koga. Twebwe umwana wacu nta n'igitekerezo cyo kugenda aba yari yakagira mbere y'umwaka umwe avutse. Gusa nubwo izi nyamaswa zose ziturusha kwihuta mu kwigira ndetse no kwigenga, nazo ubuzima bwose zitegekwa kuba ahantu hajyanye n'ibyo zikeneye gusa. Urugero, imparage byayigora kuba mu mujyi wa Kigali, nyamara umwana wawe ufite umwaka umwe nubwo ataramenya kugenda, ariko igihe azagendera azaba afite ubushobozi bwo kuba i Kigali, muri Alaska, i Moscow, muri Nyaruguru, mu butayu bwa Sahara cyangwa se no ku kwezi. Ngiki kintu gituma ubwonko bwacu budukerereza mu gutangira kugenda no kwigenga muri byose, batakidukorera ibyo dukeneye byose. Abantu bafite ubushobozi bwo kwisanisha naho bageze hose uko haba hameze kose. Byose biterwa n'uko ubwonko bwacu bukura kandi bugatera imbere bushingiye ku byo nyirabwo abamo. Abantu bose baba basa naho bateguriwe cyangwa se bategetswe gukora imirimo imwe n'imwe ntawe uyibategetse, bikizana byonyine. Iyi mirimo ni nko kuvuga no kwiga ururimi runaka, cyangwa se kwigana uburyo bwo gutanga ubutumwa hakoreshejwe ibimenyetso dukoresha isura. Ibi ni nko kwicira umuntu ijisho. Ubwonko bwacu burakura. Gukura kwabwo ni ugukora ibintu bimwe na bimwe. Nk'urugero, ninde utegeka abantu kuririmba? Umuntu aritora akaririmba. Ubwonko burabimusaba kubera ko n'uburyo bwo gukura. Ninde utegeka abana gukina imikino runaka? Umwana w'umuntu avuka ubwonko bwe butararangiza gukura. Niyo mpamvu nyuma yo kuvuka k'umwana hahita hakurikiraho igihe kirekire cyo kwiga. Nta kindi kinyabuzima gikoresha igihe kinini mu kwiga nk'umwana w'umuntu. Umwana w'inkura iyo avutse, ubushobozi bwe buba buhagije ngo yitunge. Avuka ahita atangira kwigira no kwigenga, mu gihe uwacu turamutse tumwibagiwe yapfa. Umwana w'umuntu akuzwa n'ubunararibonye n'ubuzima abamo, cyangwa se ibyo bita experience. Gukora nibyo bikuza ubwonko bw'abantu. Ubwonko nibwo bukwigisha ibizakubeshaho. Tuvukana ubwonko budakomeye, tugenda duhindura uko tubishatse buhoro buhoro. Hari abantu bavuga ko ubwonko bw'umwana muto buba bufite ibyo bita mu Gifaransa plasticité. Kuba ikintu cyoroshye ku buryo wagihindura ukakigira uko ubishaka. Iyi plasticité ni imufasha gukura, kwiga no kwisanisha na buri gihe n'ahantu ageze. Kugira ngo ibi bintu tubyumve neza, biraza kudusaba kugereranya ubwonko bw'umwana muto n'ubw'umuntu mukuru. Abana n'abantu bakuru bose baba bafite utunyangingo two mu bwonko twenda kungana mu mubare. Itandukaniro riri ahandi. Ibintu bibera mu bwonko bw'umwana wawe w'imyaka 5 bitandukanye cyane n'ibibera mu bwonko bwawe. Mu bwonko bw'uruhinja rukivuka, utunyangingo twaho nibwo tuba dutangiye gutumanaho. Uko iminsi ishira, utu tunyangingo mu bwonko bwe dutangira kujya twihuza ku muvuduko munini. Umwana iyo akigera ku isi, mu mutwe we buri segonda haba hirema ukwihuza gushya k'utunyangingo miliyoni 2, connection z'utunyangingo miliyoni 2 buri segonda rimwe. Mu bwonko bw'umwana w'imyaka 2, buri kanyangingo kamwe kaba gafite utundi miliyoni 15 bikorana. Ni ukuvuga ko utunyangingo twihuza kugira ngo uyu mwana ashobore gukora buri gikorwa cyose akora. Ni hafi inshuro 2 z'imikoranire hagati y'utunyangingo mu mutwe w'umuntu mukuru. Umwana yatangiye kurenga imyaka 2 y'amavuko, umubare w'inshuro z'ukwihuza k'utunyangingo mu bwonko bwe ugenda ugabanuka. Guhera aha, inshuro utunyangingo two mu bwonko bwe dukorana zigenda zigabanuka buhoro buhoro. Uko umwana agenda agabanya gukubagana no gukora ibintu byinshi hafi icyarimwe, niko connection cyangwa se imikoranire y'utunyangingo mu bwonko bwe igenda igabanuka. Mu gukura, umwana agenda yunguka ubushobozi bushya. Mu bwonko havuka imikoranire mishya y'utunyangingo, ibizakura ikagira ingufu nyinshi nubwo haba hasanzweho indi mikoranire y'utu tunyangingo tw'ubwonko. Nk'urugero, kwiga gusoma birema mu bwonko bwacu imikoranire y'utunyangingo dushinzwe kwigana ibimenyetso bishushanyije.
ubwonko bwacu butabaye buzi gushushanya icyo ari cyo ntabwo wamenya gusoma no kwandika. Abantu batazi kwandika cyangwa se barimo kwiga kwandika bandika nk'aho barimo gushushanya. Iyo umweretse uko bandika inyuguti runaka ukamusaba kuyisubiramo ayandika nk'uyishushanya. Ariko iyo wamaze kwiga kwandika bituma imikoranire y'utunyangingo tw'ubwonko bwawe dushinzwe ibirebana no gushushanya ikomera cyane, maze bigatuma twandika twiruka cyangwa se tugasoma ku muvuduko munini cyane. Iyo bigitangira utunyangingo tw'ubwonko bwacu tuba dukorana hagati yatwo muri rusange, ariko nyuma tukagenda twiremamo udutsiko cyangwa se amatsinda, ari nabwo umuntu atangira gutakaza connection cyangwa se imikoranire y'utunyangingo ubwonko bwe budakoresha. Circuit cyangwa se ukwihuza k'utunyangingo tw'ubwonko bw'abana twirema bitewe n'ibyo babona n'ubuzima banyuramo buri munsi. Gusa iyi si dutuyemo ntabwo itanga ibyo ubwonko bukeneye byose kugira ngo bukure uko bikwiye. Abana bamwe baba bafite amahirwe kurusha abandi. Iyo ubwonko bubuze ubunararibonye cyangwa se experience, ni ukuvuga iyo umwana cyangwa se undi muntu atabona ibintu bishya, ubwonko bwe buba ubunebwe, kuko utunyangingo twabwo ntabwo turimo kwihuza gushya. Kuko ubwonko bukuzwa n'ubunararibonye cyangwa se experience. Uko ukora ibintu byinshi niko gutumanaho k'utunyangingo two mu bwonko bwawe kwiyongera, ariko uko ibyo bintu ugenda ubisubiramo kukazagenda kugabanuka kubera ko utunyangingo tw'ubwonko dukora bimwe tugenda twihuza mu matsinda amwe. Iyo umuntu adakora ibintu byinshi muri ubu buzima, iyo adakora ibintu bimusaba gutekereza, ni ukuvuga iyo adakoresha umutwe cyane, utunyangingo tw'ubwonko bwe ntabwo tubona amakuru ahagije kugira ngo tumenye utundi tunyangingo biri bukorane. Buri gihe iyo uvumbuye ikintu gishya, utunyangingo tw'ubwonko bwawe tuba twakoranye kugira ngo ubashe kumenya no kubona icyo kintu gishya, tuba duhindutse abafatanyabikorwa. N'ubutaha nubona icyo kintu bizaba ari akazi kakozwe na twa tunyangingo dushinzwe icyo kintu. Niyo mpamvu amavuta y'inka ahora ahumura kimwe, niyo mpamvu ibara ry'umutuku rihora ari umutuku, kubera ko utunyangingo tw'ubwonko dushinzwe kwerekana umutuku duhora ari tumwe. Iyo umwana adahuye n'abantu benshi ngo agire abamwitaho bamukorera ibyo adashoboye kwikorera, ubwonko bwe butinda gukura. Ibyo tubamo mu bwana bigira uruhare rukomeye mu kugena abantu tuzababo mu gihe kizaza. Ibyo twanyuzemo bigena imiterere y'ubwonko bwacu, ariko ntabwo turi imbuto z'ibyo twanyuzemo gusa, kubera ko uko byagenda kose ubuzima twaba twaranyuzemo bwose, gukura k'ubwonko bwacu kugeza igihe kugakurikira inzira yako nta kindi gishingiweho. Hafi mu isi yose ingimbi n'abangavu bitwara kimwe. Abana b'imyaka 15 kuzamura kugera muri za 20 baba bumva ari bo bategeka isi kandi ari bo beza kurusha abandi bantu bose, yaba akize yaba akennye. Iki ni igihe ubwonko bw'umuntu buba burimo guhura n'impinduka zikomeye. Ubugimbi n'ubwangavu burangwa no kwisukiranya kw'imisemburo mu mubiri, ari nabyo bituma umubiri uhita uhinduka cyane. No mu bwonko naho isaha y'impinduka iba yaramaze kugera. Impinduka zo mu bwonko zo ntabwo zigaragara inyuma ku mubiri, ahubwo zigaragarira mu myitwarire. Ingimbi n'abangavu ntabwo babona isi nk'abantu bakuru, nta nubwo bayibona nk'abana, bayibona ukwabo. Gusa ntabwo ari amahitamo yabo, ndetse nta nubwo ariko baba babishaka, ahubwo ni ingaruka z'impinduka ziba zirimo kuba mu bwonko bwabo. Kuki bitwara uko bitwara? Igisubizo wagishakira mu gice cy'ubwonko cyitwa cortex préfrontal medial. Ni igice giherereye mu mutwe ahagana imbere mu ruhanga. Iyi zone y'ubwonko ni ishinzwe ibyitwa conscience de soi, kwimenya. Ukamenya uko uriho, ukanamenya ibikubaho buri kanya. Utunyangingo twaho dutangira akazi iyo habayeho ikintu kiri bubyutse amarangamutima aturutse ku kintu kirimo kutubaho. Iki gice cy'ubwonko kiba gifite akazi kenshi iyo tukiri ingimbi n'abangavu. Kiba gikora cyane bikabije ku bantu bafite imyaka 15 y'amavuko. Ku ngimbi n'abangavu imibanire n'abandi bantu ibyutsa amarangamutima yabo ku rwego ruri hejuru ugereranije n'abantu bakuru. Kuri bo imibanire n'abandi ishingiye ku ishema n'ikuzo.
isoni n'ikimwaro nibyo bintu bibi kuruta ibindi byose bishobora kuba ku ngimbi n'abangavu. Iyo ari ahantu atazi icyo abamureba bamutekerezaho, ubwonko bwe buzamura umuhangayiko. Aba ari mu bibazo bikomeye kurusha ibindi yigeze gukemura. Ushobora kumva bigutangaje, ariko bashobora kumara iminota 30 barimo gutekereza ku buryo ejo bazanyura mu mujyi bagenda kandi bakahanyurana umucyo. Bashobora kumara isaha yose barimo gutekereza icyo abantu bavuga ku mafoto yabo yo ku mbuga nkoranyambaga. Imikurire y'ubwonko bw'ingimbi n'abangavu igira ingaruka zikomeye ku myitwarire yabo. Uduce tw'ubwonko twa cortex préfrontale dushinzwe kwibutsa umuntu ingaruka z'igikorwa yanyuzemo ku ngimbi cyangwa se ku mwangavu tuba tutararangiza gukura. Iyo utu duce tutararangiza gukura, bituma ikintu cyose kibyukije amarangamutima ye arebana n'imibanire kimugumamo igihe kirekire. Aho ingimbi cyangwa se umwangavu yasebeye, ashobora kutazahasubira vuba kubera ko aba yumva isi yaramurangiriyeho. Nyamara ku bantu bakuru ntabwo bitinda kurangira. Hanyuma imyaka igashira, ugukura k'ubwonko kugakomeza kwiyongera kugeza nibura ku myaka 25 y'amavuko. Twese tuzi neza ko ikintu cyose tubonye tugiha igisobanuro bitewe n'ibyo twanyuzemo mu buzima. Ikintu giha igisobanuro kubera ko gisanisha n'ibindi bintu uzi cyangwa se andi makuru ufite. Tekereza nk'igitambaro kirimo amabara atandukanye. Utekereje igitambaro runaka kirimo amabara, nta kintu na kimwe bihita bikwibutsa. Ni igitambaro kirimo amabara nyine. Ariko hari igitambaro bakwereka kirimo amabara atandukanye, wakireba ako kanya ukagihuza n'ibindi bintu usanzwe uzi. Ugahita ubona ko hari ubwoko bw'igitambaro kirimo amabara uhuza n'andi makuru, bigahita bibyara ibendera. Ibendera ry'umuryango, ikigo cyangwa se igihugu. Tumenya ko ari ibendera, tukanariha agaciro karyo dushingiye ku bindi bintu twanyuzemo cyangwa se kubera andi makuru atureba turi buhuze naryo. Ibendera ry'igihugu kitari icyawe ushobora kutariha agaciro, urarireba nturitinzeho amaso. Ariko ibendera ry'igihugu cyawe iyo uribonye mu yandi, rihindura byose ku byo utekereza ku mabendera. Mu yandi magambo, ibintu byose ntabwo tubibona nk'uko biri, ahubwo tubibona nk'uko twebwe turi. Byose bishingiye ku bushobozi bw'ubwonko bwacu mu kubika no gusesengura amakuru. Naha dusoreje ikiganiro ruzi ko cyo kuri uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.